bantu mwari mwiteguye kuri iki cyumweru harimo umushumba mukuru w'itorero Reverend Ndayizeye Isayi ariko waje kugira ibibazo by'imirimo itandukanye yamutunguye, hanyuma rero akanyohereza akambwira ngo gende ubansuhurize ubampere intashyo, hanyuma ubambwirire yuko mbashimira gahunda batangiye y'ububyutse irimo ibiterane bitandukanye, kandi arambwira ngo mbabwire ngo muzakomeze. Kabiri yambwiye ngo ndabashimira ibikorwa murimo gukora byo gutunganya urusengero mu Rwanda no kugira ngo mwuzuze ibisabwa. Yambwiye rero ngo mukomerezaho n'ubundi kandi byose bizagenda neza. Hanyuma irya gatatu arambwira ngo babwire ko abakunda kandi abasengera. Imana ibahe umugisha cyane. Uyu munsi rero muri ya minsi 10 turimo ya Pentecote bagiye baduha insanganyamatsiko zitandukanye tuzagenda tuganiraho muri iyo minsi 10. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu, inyigisho y'uno munsi haba kuri radio, haba mu matorero yacu, haba kuri televiziyo, ni ukuvuga ku mubatizo wa Mwuka Wera. Niryo jambo ry'uno munsi. Dufite iminota mike cyane ariko reka twongere tuganireho, cyane cyane ko ndeba abantu mwanze gutaha. Abantu benshi twabanye mu itaraniro rya mbere ndimo ndabona no muri rya kabiri. Ntabwo rero kubigiza ntabwo biri bugorane, ntabwo ari abaririmbyi n'ubundi ni umurimo wabo, ariko dore hari intebe nabonye hariya yanze gutaha burundu yiri nka hariya, n'abandi hariya hirya. Ubundi abasaza narega mbona bagira iminota bakajera iminota n'amasaha, ariko n'abasaza ba hano mu Gatsata banze gutaha. Harabona abonye mu rya mbere n'ubonye bona mu rya kabiri. So Imana ibahe umugisha cyane. Twihute rero dusome ijambo ry'Imana aho twasomye muri Matayo igice cya mbere igice cya 3 umurongo wa 11. Matayo 3:11 haravuga ngo ngewe ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, n'uzabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma byakozwe n'umwa igice cya mbere umurongo wa 5. Ariko uyu munsi aka kanya reka twihangane duhere ku wa 3 tugeze ku wa 8. Kare twasomye wa 5 gusa, ariko n'ubundi ntabwo ndivuge byinshi, reka duhere ku wa 3. Amaze kubabazwa abonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko bateraniza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, atavuga mu murindira ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye ko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa Mwuka Wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda ugarura mu bwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amen. Mu gice cya kabiri byakozwe n'umwa murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Turihuta cyane. Haravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indi mizigo ibanije zisa n'umuriro urimo ujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Haleluya. Ubundi rero topic y'uno munsi ivuga ku mubatizo w'Umwuka Wera. Ubundi ni ijambo ry'ingenzi ku bigendanye n'inyigisho za Mwuka Wera, kuko nitujya no mu isezerano tukareba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, uko bavuga Mwuka Wera uzasanga kenshi icyo batsindagiye cyagombaga kuzaba kandi cyabaye ni ikintu kijyanye n'umubatizo wa Mwuka Wera. Kubera iki? Kuko Mwuka mbere na mbere Mwuka Wera yahozeho. Biziko Mwuka Wera ni umwe mu bagize ubutatu bwera bw'Imana. Ibintu byose byaremwe byose byabaye Mwuka Wera hari, yagize uruhare mu iremwa. Kandi Mwuka Wera wo mu isezerano rya kera ni nawe Mwuka Wera wo mu isezerano rishya, kuko ntahinduka. Ariko mu buryo bw'isezerano, kuva ba Ezekiyeli bahanura, muzi ko Ezekiyeli yavuze ngo nzabanyanyagizaho amazi meza ngo namwe muzatungana, bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose.
ngo nzabaha n'umutima mushya, mbaho umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyire mu mutima ugize gute? Woroshye. Ngo kandi nzabaha n'umwuka wanjye, ngo ntume mugendera mu mateka yanjye n'amategeko yanjye mukayasohoza. Vuga ngo ibyo byavugaga ko Mwuka Wera azagira imikorere runaka ahazaza. Urufunguzo cyangwa se intangiriro yari uyu mubatizo wa Mwuka Wera. Amen. Bayiremera bahanuye ukuntu azaza akatubera umwigisha, akaduhishurira. Ba Yesaya barahanura. Bigeze kuri Yoweri we aravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo nzasuka. Urumva Mwuka yahozeho, ariko kandi jambo ngo nzasuka umwuka wanjye. Vuga ngo hari ikindi kintu gishyashya cyagombaga kuzabaho. Ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu n'abakobwa banyu icyo gihe ngo bazahanura. Ngo n'abasore bazagira gute? Bazerekwa. Ngo n'abakambwe barimo bazagira gute? Bazarota. Amen. Haleluya. Ariko kumva ko ari iry'abantu bose. N'abakambwe ngo bazarota. Ntibazabasha gusimbuka nk'abakiri batoya, ariko nabo bazajya baryama nibabyuka bagarukana amakuru. Mwuka Wera ni mwiza. Haleluya. Haleluya. Ujye mukunda Mwuka Wera. Ujye mukunda Mwuka Wera. Hanyuma rero urumva barahanuraga, ariko icyo bavugaga kizaba cyari iki kintu cy'umubatizo, kuko ntacyo Mwuka Wera ntacyo yendaga guhindukaho. Ariko umubatizo wendaga kuzaba wa Mwuka Wera ugombaga guhindura imikorere. Kuko mu isezerano rya kera Mwuka Wera yazaga ku bantu bake cyane Mwuka Wera ashatse gukoresha, cyangwa se Imana ishatse gukoresha mu gihe cyabo, wakabazaho. Muzasoma inkuru za Samusoni ngo Mwuka Wera yamuzagaho, ko yamuzaga gukora ibintu bikomeye. Yamara kubikora Mwuka Wera akigendera. Samusoni agasigara ari Samusoni, agatambika akajya kwa Maraya Delila. Yazaga agahanga ku muntu. Nigeze kujyana umuntu aransengera ngo Mana ngo Mwuka wawe ngo nahange ku mukozi wawe. Sandamureba ndavuga ntusengeye nabi pe. Ampangeho ankoreshe narangiza yigendere sigara ndi giporoporo kiraho ngaho. Oye. Urumva ibyo ni kera, wibuke ngo Dawidi bamaze kumusukaho amavuta. Muzasome muri Samweli wa 16:13. Haravuga ngo uhere uwo munsi ngo Mwuka Wera ngo akazajya amuzaho cyane. Amen. Ariko uyu munsi mwandiriye mu minota, njyanye ideni kuvuga ibintu ngewe simbigezaho ngomba kubigeza, biranambabaza. Ngewe muzampa umwanya, mumpe n'uruhushya ngaruke twivugira ibya Mwuka Wera. Ntago Mwuka Wera mu minota 15 ntago byavamo, ntago byashoboka. Mwuka Wera ubundi ubutumwa bwiza iyo buvugwa buranaba. Vuga ngo iyo buvugwa bugahabwa umwanya buranaba. Bavuga ngo Yesu arakiza, Yesu agakiza. Bivuze ngo aratabara, arabikora. Uri tuvuga ibya Mwuka Wera, ni byiza ko n'abantu babona umwanya wo gusenga. Abataruzuzwa bakagira gute? Bakuzuzwa Umwuka Wera. Abari barazimye tukongera tukabakongeza. Uzi ko Mwuka Wera arakongezwa. Yamugira ngo ndabesha, muzasome muri Samweli wa 1 igice cya 19. Murebe ingabo za Sawuli zijya gufata Dawidi. Ngo yohereje ingabo zo gufata Dawidi, yaramuhungiye kwa Samweli Inayotiramu. Ingabo za mbere ngo zaragiye, ngo sigeziyo usanga abahungu bapinditse bari mu mwuka, bariho barahanura. Ngo bahanurira ku birenge bya Samweli. Noneho ngo bagiye gufata Dawidi, ngo abahanuzi barabakongeza. Ngo bakongeje nabo umuriro urabafata. Ngo bahita batangira guhanura. Haleluya. Batangira guhanura. Inkuru zigera kwa Sawuli, bati ingabo zawe cyenyeje bagiye kwihanurira n'abandi. Ngo arangije ohereza ingabo za kangahe, gohereza ingabo za kabiri. Ngo nazo ziraza zihageze, ngo zikibariza ngo Dawidi ari barabakongeje. Babakongeje bafashwe nabo barahanura. Haleluya. Ngo inkuru zisubira kwa Sawuli, bati nabo byagenze kwa kundi. Ngo ahita yohereza ingabo za kangahe, za gatatu. Ngo za gatatu ziraza nazo zihageze,
barazikongeza nazo zirahanura. Urumva umusozi wari umaze kuzura abahanuzi. Ku nshuro ya 4 Sawuli abyumvishe aravuga ngo no, njyewe ndigirayo, ntago nongera gutuma. Ngo noneho ngo araza garaze ngo agera ahantu nko hirya, hari umugezi munini witwa Gaseku. Ngo arabaririza ati bari hehe? Bati bari nkaye nk'iyo ngiye imbere inayotira. Ngo yabaye akirengaho abandi bafatwaga bahageze. Noneho we ngo bamukongereje iyo hirya ngo araza inzira yose ngo arahanura. Yewe we ngo Sawuli yarahanuye ari umwami, yafatiwe mu nzira bamukongereza mu nzira ngo azahanura inzira yose, azahanura ngo arazageza ahantu bari ngo umuriro uramukongeza ngo araka, ngo atangira gukuramo imyenda, ibikota akajugunya hariya, ibikanza ajugunya hariya, ibintu byose ajugunya hariya, ngo yigaragura hasi ngo arahanura. Amanywa yose arahanura, ijoro ryose arahanura. Yo abantu barahurura baza kureba ukuntu umwami yabaye umuhanuzi. Baravuga batayi we, bati na mwene Kishi yarundukiye mu buhanuzi, ati noneho n'abari mu bahanuzi. Uvuge cyane ngo amena, uvuge cyane ngo amena. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Wowe tudafite umwanya wo kubakongeza, ntago mba numva nyuzwe. Tugomba kugira umwanya abantu bakuzura umwuka wera. Ayo kubera iki twemera ko ibintu bigenda bikazima? Kuki twabyemera gute? Dukomeze tuba Pentekote bizina gusa, Pentekote y'izina no, turabyanze. Tugomba kuzura umwuka wera, ni umugabane wacu, ni isezerano ryacu. Abatabishaka bazatuvemo bagende, kuko ntago haba ari mu mwanya wabo. Umwanya udoshandobe, umwanya wa Pentekote na ahangaha. Tugomba kuzura umwuka wera, ntago tugomba kuba bizina gusa, ni umugabane w'umuntu wese. Amen, amena. Ni umugabane w'umuntu wese. Iyo wera yahanuye mu minsi nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ni bose. Mu cyumba cyo hejuru tuzavuga cyane muri iyi minsi kugeza kuri Pentekote, bose 120 bose buzuye umwuka wera bose. Kwa Koruneliyo Petero yagiye kubwirizayo, yagiye kuvuga ubutumwa, umwuka wera yamanukiye abantu bose. Bajya bigishwa ba Yohana mu gice cya 19 mu byakozwe n'intumwa, bakubitanye na Paulo mu Efeso, bose buzuye umwuka wera. Aha mu Gatsata se bigomba kugenda gute? Bigomba kugenda gute? Bigomba kugenda gute mu Gatsata? Mwese mugomba kuzura umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Mwese mugomba kuzura umwuka wera, ni isezerano ryacu, ni umugabane wacu. Amen, haleluya, haleluya. Kavuze rero ngo umubatizo, uyu mubatizo iyo tugeze mu bitabo by'isezerano rishya, yatsindagiwe n'abagabo batatu. Umugabo wa mbere wabitsindagiye ni Yohana umubatiza. Yavuze ubutumwa azari integuza ya Yesu, abantu bakamusanga kuri Yorodani akababatiza, akabigisha, bakatura, barangiza akababatiza. Yamara kubabatiza akababwira ati ngiye nubwo mbabatirisha amazi ngo mwihane, cyo kuri inyuma yanjye hari undi, kandi uwo wundi uri inyuma yanjye andusha ubushobozi, arandenze. Uzibabuze ngo arandenze, ngo kugera ku rwego naho ntanakora no ku nkweto ze sinakoraho, ku dushumi sinakoraho, arandenze cyane. Amen. We ntazababatirisha amazi nkanjye, ngo ahubwo azabatirisha mwuka wera n'umuriro. Amen, haleluya, 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 haleluya. Uwo niwe wa mbere watsindagiye nanone iby'iryo sezerano mu bitabo by'isezerano rishya. Uwa kabiri ni Yesu ubwe, niwe wagiye abigarukaho kenshi. Mu myigishirize yigishaga, yabwira abigishwa ati nubwo turi muri igihe kizagera ngende,
tuzatuva mu gihe ati ntibikabeho ko wagenda batoya. Ibyiza nuko ngenda, kuko nintagenda ntago umufasha azaza. Ibyiza nuko ngenda akazagira gutazaza, kandi ubwo azaza hari imirimo azakora akayirondora akayivuga. Ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nange nzasaba data azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ati niwe mwuka w'ukuri, nta nubwo bishoboka ko ab'isi bagira gute bamuhabwa. Bari mubizi ko ab'isi batamuhabwa, ab'isi batakijijwe ntibashobora kumuhabwa. Muzi impamvu abantu bose batuzura umwuka wera? Mwayizi? Muzi impamvu ntibishoboka ko ab'isi bagira gute bamuhabwa? N'abizeye bisaba kugira ngo bizere by'ukuri bamara maze bagera ahandi hantu. Kuko twavuze iby'amari babiri ntago nzi ko uyu mwanya turi bubone, ariko twavuze iriba rya Yohana. Iriba rya Yohana n'irya rya Yorodani igatuza dusanga ahantu hamwe. Umuntu wese ubishatse ayijyamo, si byose? Basta umuntu akubwira ati nakijijwe, wakwanga kumubatiza? Ntago wakanga kumubatiza, nubeshe. Cyera umuntu yaradutangaje ishize imyaka myinshi ariko sinjya mbyibagirwa. Yatubwiye ukuntu ngo yagiye kubatizwa, yari afite umukobwa w'umushuti we, yari umusore. Noneho rero ngo buri bucye ari bubatizwe. Ni inkuru yatubwiye, ntago ari bya bindi mfasha nyigisha abantu bahimba, ariko ntago natinyuka guhimbira aha hantu. Barangije rero ngo umukobwa mushuti we ngo bwari bucye ku munsi w'umubatizo ngo atari buboneke, ngo adahari kubera impamvu. Ngo kuwa gatandatu rero kumugoroba ngo araza, baramubwira ngo narinje kuguha umunsi mukuru, ngo kubera ko ejo ngiye ntago nzabasha kwifatanya, ariko narinje kuguha umunsi mukuru kugira ngo noneho ejo nubwo tuza turi kumwe, ariko nibura twifatanye kuri uyu mugoroba. Garangije amuha umunsi mukuru. Bukeye umuhungu arangije agira gute ajya kubata, kandi bare bamuhaye umunsi mukuru. Akugezeho se wamubwira ngo baraye baguhaye umunsi mukuru? Kandi mu rusengero baragize gutya bakamuhamiriza ngo arashyitse reka tumubatize. Urumva? Ariko muri rya riba rya kabiri, Yesu nashimwe, muri rya riba rya kangahe? Rya kabiri. Ari ryo riba rihe? Rya Yesu. Kwa Yesu ntibatrisha, kwa Yesu ntibagira gute ntibatrisha. Pastor uzamutrisha, azakubatiza uri biti bibisi, ariko Yesu ntazakubatiza mu mwuka wera. Kugira ngo mukomeze mwumve impamvu nyirizina tugomba. Mutima wawe ushobora kugushuka ukihamiriza ukimahoroniza, abantu bashobora kukurebera inyuma, kandi iyo turi kumwe mu bantu tubimfura cyane akavuga ati kana karakijijwe, ariko Yesu mushobora kumutirisha ntibishoboka. Niyo mpamvu ari ubyikorera wenyine. Nta muntu uzakubatiza mu mwuka we, tuzakubatiza mu mazi, ariko ntawe uzakubatiza mu mwuka wera keretse Yesu. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero bitaba iby'abantu bose, nubwo isezerano riri ku bantu bose, ariko abo bantu bose ni abavutse ubwa kabiri, ni abakijijwe, ni abahindutse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu rero yakomezaga kubivuga akabigarukaho kenshi cyane. Aravuga ngo kandi uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose. Njyewe sinakuyobora mu kuri kose. Oya, nta muntu wakuyobora mu kuri kose, ariko mwuka wera we naza mu buzima bwa azakuyobora mu kuri. Kuko burya wajya no gutera intambwe akayigarura, wagira gutya gukatisha. Yesu nashimwe cyane. Cyangwa akarwana akagira ibyawurizamo, ariko njye ntago nabigukorera. Mwuka wera rero niwe Yesu nawe yavugaga, aramuvuga, aramuvuze mu giterane kinini cyane. Bunyaga gukunda kubibwira abantu be babugufi, ariko mu giterane kinini cyane era muri Yohana 7:37 kugeza ku 39, aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izagira gute? Izatemba
iva mu nda ye, ngo nk'uko ibyanditswe bigize gute, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ngo ibyabivuze yerekeje ku mwuka wera. Urumva Yohana umwanditsi nawe yashyize aha ngo ibyabivuze yerekeje ku mwuka wera, ngo bamwizera ngo bendaga guhabwa, ngo ariko icyo gihe ngo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarabona ubwiza bwe. Ubu uyu munsi rero Yesu tumuvuga, none tuvuga ibya mwuka wera. Mwuka wera yaraje. Bari buzi ko mwuka wera yaje? Mwuka wera yaraje, mwuka wera arahari, mwuka wera yaramanutse. Uhereye ku munsi wa Pentekote abantu bari mu cyumba cyo hejuru bakiriye imbaraga nyinshi, babatijwe mu mwuka wera. Kuva icyo gihe aho ubutumwa bwiza bwagiye bugera, bugenda buherekezwa n'uwo mugisha, bugenda buherekezwa n'uwo mugisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero bigera no ku munsi wa nyuma hano mu isi, ayongera gutsindagira iby'iryo sezerano. Ku munsi wa nyuma amaze iminsi 40 azutse, ngo ababwira abigishwa bateraniriza hamwe i Yerusalemu, arababwira ngo mugume mu murwa, mutegereze ibyo data yasezeranije. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ngo ariko mwebweho mu minsi mike muzagira gute, muzagira gute, muzagira gute, muzabatirishwa mwuka wera. Haleluya. Ngo abibabwiye ntibabyumva neza, ntibabisobanukirwa. Bati tubwire neza, nicyo gihe ugiye kugarura ubwami mu Bisiraheli, ugiye gukuraho abakoroni badukoronije, ubundi ufata ubutegetsi, natwe tuzabibyegera. Niko bibwiraga mu mitima, tuzabibyegera bikomeye. Petero avuga ati twamunambyeho, tugiye kugabana, tugiye kuzaba gavana, abandi tube ba minisita, abandi tube. Ngo Yesu arabareba, ababwiye iby'umwuka sha, bumvira mu mubiri. Arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Oh haleluya. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzabagaho bo kumpamya, uhereye hano i Yerusalemu, ni Yuda yose, ni Samariya, no kuzagenda mukazagera ku mpera y'isi. Ngo amaze kuvuga iryo jambo, biravuga ngo amaze kuvuga iryo jambo ahita azamurwa mu ijuru bamureba. Haleluya. Abamarayika babiri bahita babonekera, babaha amakuru y'ibibaye. Bati uko mubonye agiye ni nako azagira gute, ni nako azagaruka. Ngo nabo barakata bajya mu murwa, bagiye Yerusalemu, bajya mu cyumba cy'ejo handi basangira ibya Pasika. Ngo bakomeza basenga n'umutima uhuye, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, umunsi wa munani, umunsi wa cyenda, umunsi wa 10. Ngo ku munsi wa 10 ariwo ku munsi wa Pentekote, ngo bose bari bamaze kuba mu mwanya umwe, ngo bahuje umutima, ngo bajye kumva. Yo, ngo bumva batunguwe n'umuriro, ngo habaye ikintu cy'ikiriri, ngo umuriri, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ngo ukwira mu nzu bari bicayemo, ngo bahuhaho bose. Barangize yewe babana bose barabanyamubiri, bose bahindutse abanyamwuka uhereye uwo munsi. Ngo batangira kubona mu mwuka, ngo babona ibishashe by'umuriro, babona indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ngo igishashe kikajya ku muntu wese wo muri bo, umuntu wese wo muri, umuntu wese wo muri, umuntu wese wo muri bo. Ngo uwo kigezeho, ngo agatangira kuvuga mu ndimi nshya, ngo atangira kuvuga mu ndimi nshya. Uwo kigezeho bose 120, bose ngo buzuzwe umwuka, ngo bose bavuga mu ndimi nshya, bavuga mu ndimi nshya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bose bavuga mu ndimi, kandi bari mu cyumba cyo hejuru mu buryo bwo kwihisha. Barangije Yesu arabwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute. Ikintu kiranga umunyembaraga cya mbere nuko atagira ubwoba. Ubwoba bugize gute, baburashize. Bahita bamanuka mu cyumba cyo hejuru, baza ku karubanda kwereka abantu. Ariko njya neregeza kureba iyo sene, bamanuka muri esikariye buzuye umwuka wera bavuga mu ndimi. Bakaza ku karubanda abantu bose bitegeye, ngo abantu barahurura, ngo bumva abantu bavuga mu ndimi zitandukanye. Abaparati, abameda, abanyerama, abaponta, abafuruje, abapamfiri, abantu bose, abaroma bose barahurura. Ngo uko bahageze, ngo buri wese ngo akumva hari uvuga ururimi rw'iwabo kavukire. Ngo abantu baratangara bati ibi n'ibiki bibaye i Yerusalemu. Abantu bose baratangara ngo barabazanya bati ibi n'ibiki tubona, ibi n'ibiki twumva. Aba bantu ko ari abanyagalilaya, ko tubazi neza araba, ni gute dushobora kubumva bavuga mu ndimi z'iwacu kavukire?
ngo kandi turabumva ngo bavuga ibitangaza by'Imana. Bavuge cyane ngo amena. Mwongere cyane ngo amena. Haleluya. Ngo bavugaga ibitangaza by'Imana. Abantu benshi urumva bavugaga mu ndimi, ariko indimi bavugaga zari zisobanutse. Hari abantu bashoboraga kugira gute kuzumva. Abantu benshi bajya batekereza koko kuvuga mu ndimi no kujya hari umuntu akajya ngo no. Ni ibintu biva mu ijuru. Ni ibintu umuntu ahabwa biva he? Biva mu ijuru. Si ibyo umuntu yihangamo, si ibyo umuntu yipompamo, si ibyo umuntu yishakamo. Ni ibintu biva mu ijuru. Bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima batungurwa. Ntabwo ari byo bishatsemo, no. Ni ibintu byavuye mu ijuru. Byazagira ugushuka. Hari abanyababwira abantu mu matorero yabo ngo nimusenge sha, ngo nimusenge ngo mwese muvuge mu ndimi. Abantu hariya hose ukabona ibintu by'Imana ni ibintu bisobanutse, ni ibintu bitagatifu, ni ibintu byera. Ntabwo ari ibintu bapirata, si ibintu bishakamo, ni ibintu biva mu ijuru. Ni impano iva mu ijuru. Amen. Haleluya. Ngo baravuga turabumva bavuga ibitangaza by'Imana. Ngo mu kandi kanya ngo bamaze kumva bavuga ngo ariko reka twikomereze gahunda zacu. Aba bantu ubundi nimureke banasinze, basinze hira. Yewe we mugabo witwa Petero bayabumvishe. Muramwibuka Petero? Petero muramwibuka ngo Yesu arenga undahinguka. Muramwibuka yihakana Yesu amureba. Muramwakana abwira bene wangu shango twigire kwirobera ntabwo tuzi ibyo twakurikiye byagenze. Ariko uwo munsi amaze kuzura umwuka we ngo yumva bavuze iryo shango ngo arangije arabacicikisha. Nta kibatinya, nta kibahunga, nta kibebera. Ati nimuceceka yemwe bantu b'i Yerusalemu, namwe mwese mwaje mu minsi mikuru mwateraniye ahanga, mureke mbabwire ibyabaye. Ibi ni ibyahanuwe na Yoweri umuhanuzi. Ngo yarahanuye ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abakobwa banyu n'abahungu banyu bazahanura, abasore bazereka, abakambwe bazarota. Aravuga ibyayo masezerano. Arangira avuga ngo wa Yesu mwebwe mwishe mukanamubamba niwe ukoze ibingibi. Haleluya. Muyakome cyane niba ari aya Yesu. Niwe ukoze ibingibi mureba. Niwe ubikoze. Haleluya. Ngo ajya mu mateka babwira inkuru za Yesu n'inkomoko ye byose. Ngo araza bigejeje uwo munsi. Biravuga ngo abantu benshi 3,000 ubwo bujya babavuza abagabo gusa. Ngo bose baravuza bati none bagabo bene data tujye ngo ujye babyo ngo byabacumise mu mitima. Ati none twebwe tugire gute kugira ngo natwe tumere nka natwe duhabwe impano. Umva Petero rero arahabwira ngo umuntu wese niyihane ubundi munabatizwe namwe muzahabwa iyi mpano. Ngo kuko isezerano ni iryanyu mwebwe. Yego ni iryande? Ni iryanyu mwebwe n'abana banyu n'abari kure bose. Nguko umwami Imana azagenda bahamagara. Mbwirira mugenzi ngo iki nicyo gihe cyacu. Iki nicyo gihe cyacu. Imana iba umugisha cyane. Haleluya. Iryo sezerano ntirizagende gutyo ngo nimuhaguruke dusenge. Muhaguruke. Nzagaruka nibatanantumira nzigarura. Nzigarura kuko ntago twabyemera. Oya hari umwanya uhagije tuvuga ibya Mwuka Wera. Oya Mwuka Wera ntibamuvuga gusa. Ahubwo Mwuka Wera baramwakira. Mwuka Wera. Haleluya. Imana itugirire neza. Mbifurije no kubatizwa mu Mwuka Wera. Mbifurije kwinjira muri uwo mugisha. Mbifurije kwibira. Mukibira neza muri icyo cyuzi cya Mwuka Wera. Turagushimiye Data. Niwe watanze Mwuka Wera. Ni wowe eredesketando pari de sika.
Hilaliba sangoli bandote revergremango deba shando keria gremanda televerians del crescendo belle bala ride dotessan se vekiria peria skitucando belle sams che devere brefo eredesike fo kini cyo gihe ngugaruke ku itorero ryawe mwami shalali belle fo skete kide baramandaya kureveshile ya silima kugenere ananse grema grefaya kongeza umuriro kongeza umuriro kongeza umuriro kongeza umuriro kongeza mu babyeyi kongeza mu bagabo kongeza mu bakobwa kongeza mu basore kongeza bakira ibishashi byabo sketaki descends prevara brileshando revekrish vana abantu mu ntege nkeya ubambika imbaraga nyinshi vana abantu mu bwoba ubahe gutinyuka ketita skitalibala impano zari zarazimye reka zongera zikongezwe abadesando belle fire bin shando redesk abari barazimye mu by'umwuka aka kanya kongeza kongeza bongere bavuge mu ndimisha bongere bakanguke bicaniro byazimye byongere bikongezwe urakoze komeza kutugira neza komeze kudufasha mu izina rya Yesu Kristo amen Muyakomeye cyane dushimira Imana yo mu ijuru amina